Premium Construction Group noneho twahigereye rero bakunzi ba KOP nkuko nari maze iminsi mbibabwira. Premium Construction Group ni abafatanyabikorwa dufitanye gahunda yo kuzarambana niko nabivuga muri gahunda kubamamaza, kubatumira mu biganiro no kubasura kuri terrain. Nahoraga mbibabwira umwanya noneho wabonetse, ubu turi ku Muyumbu mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana, aho twaje gusura imwe mu mishinga ya Premium Construction Group, inyubako nziza twabonye ahangaha nubwo itaragera kure. Hanyuma rero tuhasanze engineer banje kubasuhuza, ariko utangira unatwibwira. Murakoze cyane. Yes. Nsuhuje abantu bose bakurikira sheni yanyu, sheni dukunda. Nagiye mbona hari impamvu nyinshi cyane zo kuyikunda. Yego. Cyane cyane binagendeye ku buryo mugerageza gukoresha mwedika abantu. Ndavuga mubahugura, ari naho natwe twagiye tubabonera. Yego. Rero turanezerewe ko twabakiriye iwacu hano. Yego. Twebwe duhora muri ibi. Yego. Nibyo dukunda, nibyo tubamo ubuzima bwa buri munsi. Ni karibu hano rero. Nitwa Tom Nshimiyimana, nsuje abantu bose bankurikiye barimo batureba cyangwa n'abazakomeza kutureba. Ndi inzobere mu bigendanye n'ubwubatsi, hanyuma dukora imishinga y'ubwubatsi mu buryo yaba imishinga mito n'iminini. Uyu ni umwe mu yo mwashoboye kugeraho, wenda dushobora no kuzakomeza tugera no ku yindi. Rero turi hano kugira ngo tugerageze kugenda tusobanura ibyo mushobora kutubaza. Yes, urakoze cyane. Ntabwo turibanda ku nzu gusa, ahubwo iyo mbamamaza nkunda kuvuga ngo ni company igizwe n'abaengineer bakiri bato. Bamwe ntibabyumve bakumva ubwo buto bivuze iki. Nge mavuga jeunesse ijyanye n'igi byaba bivuze iki engineer w'umujene na engineer w'umukambwe. Itandukaniro ni irihe mu technicoma? Nagiye mbyumva nanjye mubivuga iyo mutuvugaho mukunda gukoresha iyo mvugo nziza mu by'ukuri. Ariko hari igihe rimwe na rimwe umuntu aba ashobora kumva ngo bakiri bato, akaba yatekereza ko turi batoya no mu byo dukora. Ariko si cyo bivuze. Ikintu bivuze ngira ngo wenda n'utureba hano n'undeba ntabwo nshaje, ntabwo tungana, ndi muto mu myaka. Ariko hari ukuntu nanone ubutoya bwacu uramutse ugiye kubugereranya n'ubumenyi dufite n'ibyo dushobora gukora mu tekinikari. Ntabwo nibaza ko nyine umuntu yabyumva muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo turi bato mu myaka, ariko ibyo dukora byo ngewe mu bukubaganyi bwinshi ko nabisobanura uraza kwemeza niba ari byo cyangwa atari byo. Iyo mvuze engineer ukiri mutoya ni umuntu wize nyuma ya technology, ukoresha ikoranabuhanga. Iyo mvuze engineer w'umukambwe ni uwize iby'ubwubatsi muri za 70 na 80. Mbona ko n'ubu ngubu ariho tuza kugana tugenda tubona ko hari imyubakire ya kino gihe tutabonaga muri 85, tutabonaga muri 90, tutabonaga muri 2000. So kuba rero umunjeniyeri akiri muto nuko yubaka bijyanye n'ibihe. Niko mbisobanura. Naba mfite ukuri. Ibyo bintu ku ruhande rumwe bifite ukuri, ndetse nibaza ko navuga ko ari kunini, kubera ko ibintu by'ubwubatsi ni science. Kenshi abantu badakunda no gutekerezaho ko ari science mu by'ukuri inakomeye, ariko ni science ikomeye igenda yevariwa umunsi ku wundi, yevariwa. So rero iyo uramutse ugiye kureba abantu bize muri ibyo byiciro ko mwagiye mubivugaho, bien sûr hari technology zigenda ziza bitworohera kwiyadaptaho. Abantu bo hambere yacu nabo bakaba bafite izindi nabo biborohera kwiyadaptaho. Ariko kimwe cyo nshobora gusa nuhina nuko plus ubitindamo, plus ugenda ugira experience. Ku buryo nuza no kubishyira no mu kigendanye n'imyaka kuri abo bize kera uvuga ngo hari ibyo utabonaga muri za 80. Bien sûr hari ibintu nyine bagenda
batwigiraho bijyanye na tekinoloji tugenda twigiramo kuri ubu ariko nanone tukanagira natwe ibyo tugenda tubigiraho bijyanye na experience baba bagiye bafite mbere uko tujya ku nzu ari kera pura y'inzu umuntu yashobora kuyikora hafi ukwezi cyangwa icyumweru ataryama ashushanya nza kumva bigeze muri za 2010 numva ngo hari application zitwa Archicad na dindi ntari bwibuke neza mbagerageza ubu noneho haje na AI ushobora guha data ikaguha plan y'inzu mu gihe kitarenze isaha ni aho niho nashakaga ku ibyo nashakaga kuganisha mvuga ngo abari kwiga ubu bajyanirana n'ibyo ngibyo kugira ngo umuntu azabyige akuze niko bitekereza ibyo ushobora kubivugaho ni n'ikintu cyiza ushyizemo bien sûr AI igenda iza igashyira navuga ngo ikazi iba game changer ku bintu bimwe na bimwe ariko when it comes iyo bije kuri ibi bintu byacu biri technical ntekereza ko AI ishobora gufasha ku kigero runaka ariko still birangira n'ubundi ubumenyi bw'umuntu wabyize ari bwo bukenewe reka ngwe nk'urugero cyane iyo turi mu bintu by'ama design dutegura umushinga uzaba umeze gute dushaka ku displayinga before mbere yo kwishyira kuri tele dukunda kwifashisha software yitwa Archicad waruvuzeho Archicad tugakoresha nitwa Proto Structure yo tugiye mu bintu byo kudiringa n'amaroads y'inzu yo ibigenda irebana n'ibintu bijyanye n'ubukomere kuko ibyo ni ibintu wenda tutabyinjiramo cyane ariko icyo nashaka kuvuga ni iki ntago wafata AI ngo yake plan izimeze nk'ukuntu uyitekereza wumva wakaba yikora nta nubwo byakunda ko iza imeze nk'uko umukiriya yifuza kuko yo ikintu ikora no kugenda ifata projet wayihaye data wayihaye ikagenda ifata ibindi bintu yagiye ibona biri simira ikakuzanira ibintu bijya gusa ariko ntabwo yayintekereza ko ishobora ntabwo izana igitekerezo kuri mu bwonko wowe mu designer nawe nyirinzu nyine biragoye ko wafata yayi ngikuzanira kano kantu kameze ariko niba njye ariko nshaka ndaza kwicara nka designing uko mbyifuza nindangiza nka delivering kameze gatyo ku buryo n'umukiriya akareba akavuga ati ibintu nyine umuntu yabifasheho umwanya okay tugaruke kuri ino nzu rero tubwire imiterere y'uno mushinga ibyiciro byawo twabonye twahereye ku irembo hari umusaza ari kubaka inkingi tujya kureba akantu kameze nk'akabariko kazamuka hejuru aha duhagaze ni kuri salo naho salo urubaraza ruratwikiriye twaciye mu gikoni mu byumba uyu mushinga uteye muri rusange nakoze umushinga ngerageje gusa n'ugaba mu bice nk'uko mwabibonye n'ababibona ku mashusho bagenda babibona inzu ukuntu iteye ni cadastre isanzwe mu buryo bumwe navuga byorohera abantu kubyumva ariko nanone ni cadastre twakoze mu buryo tugenda dushyiramo ibintu bitamenyerewe cyane mu design abantu bakunze kubona wenda muraza kugenda mubigaragaza ariko ndamutse ngiye kuvuga nk'uvuga mu byiciro ntabwo mu busanzwe iyo dutegura umushinga tugaragaza nyine igitekerezo general igitekerezo rusange ariko noneho twarangiza tukagenda twerekana ngo uzakorwa muri ibi byiciro faze izugura so rero nibaza ko izo zo ngiye kuzijyamo zishobora kuba nyinshi ariko igihe hari nuko ni inzu isanzwe itageretse ariko twagerageje gukoraho akadesign mwabonye duteguraho abantu bashobora kwicara bakajya kwaruhukira ikindi akayaga abashyitsi muri kunywa agakawu hari ukuntu abantu baba mu nzu bakarambirwa bakumva barashaka kuza hanze kurelaxa ariko nyine batanicaye hasi so icyo gitekerezo rero twakigize kugira ngo dutegure kariya kantu keza tuza kuvugaho rero muri make yari inzu itageretse nk'uko muyibona
twateguye twifuza ko nyine iba ari cadastre ariko ifite uburyo igaragaza ubwiza n'umwihariko muri design yayo ugereranijwe ugereranije n'amadesign abantu zimenyerewe. Yego. Jya mu mbere rero. Yego. Imbere ibyumba nabonye ngira ngo ni ibyumba 3. Natungwe ni igikoni. Gira icyo tubwira kuri kiriya gikoni. Okay. Mbongira ngo wenda ntaragera ku gikoni nk'uko wari ubikomoje gato. Inzu yacu ni inzu twateguye ifite 3 chambres ikagira na salle de bain 3 aho bien sûr ku cyumba principal kiba kigomba kuba gifite ubwiherero mo imbere. Yego. Noneho twateguye n'ikindi kuri kote iriho icyumba cy'abashyitsi tunashyiraho n'indi salle de bain ishobora kwifashishwa n'abari muri salo. Bari muri salo abashyitsi bari aho bataza kurara fasiroma. Mbo ikagira n'ama veranda 2 imbaraza. Hanyuma ubwo ni imwe hamwe n'aha duhagaze. Yego. Indi kaba mu gikari kuri kote y'igikoni. Yego. Noneho kandi tukanagira nicyo nakwita nka rooftop iyo nari maze kuvugaho mu kanya hari abantu bashobora kujya kwicara bakaharuhukira. Yego. Ni ibyo ngibyo bigize iyi nzu n'igikoni bien sûr navugagaho salamanje na salo. Yego. None rero mvuze ku gikoni bike nakivugaho nuko nkuko mwakibonye n'abandi bashobora kukibona ni igikoni cyateguwe mu buryo n'ubundi dusanzwe dutegura ibintu tubyitondeye twita cyane cyane ku bwiza umuntu aza kuza kubona. Ikindi ariko tukanita no kuri karite kuko ibyo bintu biba bikwiriye kujyana ubundi ku mwubatsi mwiza. Ibintu bikaba bisa neza bifite quality byaba byiza kurushaho bikaba bitanahenze ku buryo abantu babasha kubyafodinga. So igikoni cyacu rero wari ukimbajijeho muri make ariko nibyo nakivugaho ni igikoni cyiza nkuko mwabibonye. Nabonye nkuko bakireba ntago nabonye hejuru yacyo hagati aho igikoni utubatsi tw'igikoni turangirira na plafond hari ikintu nabonye mwahakoze ntakunze kubona mu bikoni byinshi kavugeho kariya ka biriya ni ibitekerezo by'umu designer. Okay. Kubera ko nyine donc tuba dukeneye creativity ibishya guhanga udushya mu myubakire. Ngira ngo iyi ni nanjye wayiteguye from scratch. Rero ni ibitekerezo twagiye tugira tureba se ni gute igikoni twagitegura kikaba gisa neza ariko umuntu yanakireba akabona nyine harimo tuntu adasanzwe abona mu bikoni agenda abona. So rero kariya nta kindi kintu kidasanzwe twagashyiriyemo ni ukongera ubwiza aesthetic. Twageze mu bwiherero tubona mwagiye mushyiraho amakaro kugera kuri plafond mugahuza pavoma na plafond yose muri toilette ni amakaro. Ntago abantu babimenyereye benshi bagerageza amakaro bakayagezaho umutwe w'umuntu wagarukira hejuru bakahashyira urukuta rusanzwe. Biriya bintu bisobanuye iki mu myubakire ya kino gihe? Good. Ni ikibazo cyiza mu by'ukuri. Mu busanzwe nk'uko wari ubivuze iyo ugeze mu mazu menshi hari ukuntu bubaka mu bigo by'amashuri mu ngo z'abantu amakaro agarukira nko muri metero imwe n'igice niko bikunze kuba bimeze. None mwebwe mwageze muri 2 hanyuma uwakabije akageza wenda muri 2 metre. So ariko ubundi en principe urukuta rukunze kuba rufite 3 metre hoteli. Ya cyane. Ariko ntibivuze iyo hari plafond iyo hari dare ubundi tugarukira muri 3 metre. Okay. Akenshi. Yego. Hanyuma ubwo rero nko kuri izi nzu zitageretse urukuta rubashobora kugera muri 350. Okay. Cyangwa se bitewe. Yego. Rero kubaka tugafata amakaro tukayakura hariya kuri nivo yo hasi tukayageza kuri plafond.
binahenze mu by'ukuri nibaza ko ndagira ngo ubisobanure technically mu myubakire ariko unabisobanure ko ushobora gusanga batabikora wenda bikanga ko abaye menshi biratwara amafaranga urabisobanura technically avantage zabyo none n'aya mafaranga wayatinyishaga abe yabikora mu buryo busanzwe nyine icyo nari mvuzeho ubaye utekereza ku mafaranga ushobora guhitamo ko bagarukira muri metero imwe n'igice gutyo ariko ubundi ngira ngo impamvu nyamukuru tubikora ni nk'ebyiri iya mbere ni uko iyo nge nubatse amakaro nkayagarukiriza muri metero n'igice biba bishoboka ko igihe umuntu ari muri dushe arimo aroga murabizi nyine igihe umuntu aba yoga amazi akamucika akagenda ataruka akabura umuti ayo mazi rero uko agenda ameneka ku rukuta bukaba umwaka umwe ikaba ibiri nta nubwo bigombera ko bimara imyaka ingana gutyo nyuma y'igihe gito nyine utangira kubona ko hari ibintu bya imidite mugenda mubona ugatangira komoka yego ibyo rero birabangama abantu bafite ibibazo by'ubuhumekero uko mugenda mubona byibika mu nkuta yego ku buryo akenshi abantu banahurira n'ibibazo by'uburwayi mu mabathrooms yubatse nabi badashobora guhita babimenya ko ariyo mpamvu icyo ni kimwe hanyuma indi mpamvu ya kabiri ni aesthetique yego aesthetically tubikora nanone urumva niba nafashe amakaro nkayagarukiriza muri metero n'igice hejuru akajyaho metero n'igice umuntu akabona hari irangi ridasa n'amakaro ibyo bintu nyine ubikuriye mu mutwe ntabwo biba bisa neza so tuba dushaka rero kubihuza ku buryo ubona ukabona ikintu kimwe even aesthetically nibyo nyine umuntu yarekomendinga tubikora cyane kubera izo mpamvu nyamukuru ikigaragara icyo mvanyemo nuko impamvu ebyiri watanze bwa mbere wenda aesthetique ubwiza bashobora no kugira ubundi bavanga ariko nuvuga ngo yamaza gucika arangiza inzu yangize n'abantu siko umbwiye nuvuga ngo uko yinjira mu gikuta kiragana kuba cyasenyuka cyangwa ukazagisana kandi nanone uko urukuta ruhomoka rujemo imidite byangiza imihumekere y'abakoresha ubwo bwiherero icyo ndakinose cyane hanyuma kubijyanye n'ino nyubako impamvu rero navuze wenda utaranakomeza ibyo bihita binazana indi implication gutekereza ko watinya amafaranga ukabigarukirizaho mu by'ukuri ntago ari bwo buhendokiyo kuko uzakenera reparation gusana hahandi byo gusana inshuro nyinshi yego ugiye kureba cost bigutwara wakabaye warabikoreye rimwe iyo ugiye kureba nyine ibyo bintu bishobora guturukamo by'uburwayi kuko abantu benshi iyo barebye abakurikiye kino kiganiro barahita bacekinga mu mazu yabo aho amakara arangirira ku nzu irengeje umwaka ubonaho ibintu byatangiye guhomoka kandi kuva akantu kazamuka mu zuru ukuntu ngarutse kuri ino nzu rero impamvu nigeze kuvuga ibyiciro umukiriya mwavuganye iki kuri ino projet ndabona igikuta ndabona inkingi ndabona bariko ndabona muzamuhereza iyi nyubako ihagaze gute ko nabonye n'ibikoni mwarabimukoreye yego ase ubwo bitubwire good ngira ngo naberetse kuntu umushinga twawuteguye mu buryo bw'ibishushanyo ko wari uteganijwe bien sûr iyo turimo turategura umushinga tukavuga ngo uku nguku twawugaragaje mu nyigo mu bishushanyo ni kuzajya kuri tele ibyo ntibiba bivuze ko rimwe na rimwe hatazamo impinduka yego ariko zumvikanweho abantu bakanazirebaho kubw'impamvu ziri tekinike cyangwa se n'iziri ekonomike rero impamvu mpereye aho igihari nyamukuru giteganijwe ni uko nyine projet tuyiderivaringa imeze kuriya tuba twarayigaragaje dukora inyigo icyo ni kimwe ibyo rero bivuze iki bivuze ko twebwe uburyo tuvugana n'umukiriya wenda bishobora guhinduka bitewe n'umukiriya ariko muri rusange en principe iyo tuvugana n'umukiriya twe nuko ibyo bintu twakweretse tubikora terike wowe ukaza uzanye ibitanda n'intebe ukajya mu nzu twaguhaye tuzaba twaderivariza izo mushinga so no kuri iyi projet rero nuko bimeze gahunda nuko tuzayimuha byose birangiye gutyo hanyuma ariko munabirebye turi mu mirimo ya nyuma ku buryo
aha nta cyumweru twafite ntacyo ntago kigeramo ibisigaye byose bizaba byarangiye bizaba byarangiye ku buryo nabonye mwarubatse n'amanexe abanyarwanda bakunda toilette yo hanze y'amazi yabuze nayo irahari nabonye n'ikigega ndabona buriya irangi ryatangiye kugera kuri korotire ibikorwa biba bisa naho biri ku musozo none se engineer Tom birashoboka ko umuntu yaba hakazi mu byiciro by'imyubakire cyangwa ibyiciro by'imyishyurire no kuvuga ngo hano mwatangiye mu gusiza mukora fondation murazamura murasakara mugera finissage mushyiramo murasiga amarange na korotire ibyo byose uko mbirondoye bijya bishoboka ko umuntu yaba hakazi gusiza gusa wenda kuzamura akabeha abandi gusakara bikazaba iby'abandi ibyo bintu birashoboka byashoboka ariko twe ntitubihitamo yego tubona atari uburyo bwiza bwo gukoreramo kuvuga ngo bitewe n'amikoro y'umukiriya projet mu busanzwe iyo tuyitegura nk'uko nabivuze haba hari igitekerezo rusange cy'ukuntu umushinga uzaba umeze hanyuma ariko hakanazamo noneho kukwereka ishusho nyirizina yawo ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo wa mushinga twateguye noneho tugerageza no kukwereka ngo uzakorwa muri izi faze yego wenda tuvuga urugero kuva dusiyeje fondasiyo tuyishyizeho bizaba bigeze muri aya mafaranga kuva tuzamuye elevasiyo y'inkuta tugasakara bizaba bigeze muri aya mafaranga kuva dukinze tusa ni ukuvuga rero iyo twamaze kwerekana ibyo bintu nawe biba byoroshye noneho ko umuntu yisuganya akavuga ngo amafaranga mfite nageza kuri iyi faze banteguriye ageza kuri iyi faze akajye gushaka andi akaba yashaka andi yaboneka akababwira ati mugaruke nabonye andi nicyo nashakaga kuko amikoro nayo aragoye dusoza mubona mute ibiciro bijyanye n'ibijyanye no kubaka abantu bavuga muri rusange nka engineer bati amaferabeto amabati ngo birazamuka rangete bimeze bite trend ya industry du bâtiment imeze ite muri kino gihe okay good muri rusange hari wenda akantu gato nshaka kuvugaho mbere yuko dukomeza nyambona abantu badutekereza abantu tuba muri iyi domaine y'ubwubatsi benshi baba bazi ko buri muntu wese urimo ari engineer so tugira n'ibyiciro njye ntago ndi engineer ndi architect hanyuma ariko ibyo ngibyo nabyo icyo bivuze nitwe tudiringa no kuvuga ngo ibijyanye na design byose ku buryo tugaragaza ngo igitekerezo cy'inyubako nitwe tugiye ishusho twebwe uzana igitekerezo tukakisuzuma noneho tukagihereza ishusho mu buryo noneho ubasha kwiyonuka ibi nibyo narindimo ntekereza noneho hanyuma cya gitekerezo umaze kugishyira mu ntuza mu bikorwa rero ubwo niho haza aba engineer maze gutegura igitekerezo cyawe tugihaye ishusho mu buryo bwa design uri kubireba ukabona nibyo wifuzaga icyo gihe bagiye gukurikiraho engineer most likely babita quantity surveyors aba QAs abo bakora iki rero nuko aza agafata bya bintu hanyuma akabihindura mu makantite n'amafaranga akakwereka ngo umu-architect uru rukuta yakoze rumeze gutya rufite volume zingana gutya ruzajya ibikoresho bingana uko nguko bitwara ya amafaranga bizatwara nayo so bityo nyine dukora as team buri muntu akaba afite ibintu akora ntabwo ari uko mu by'ukuri n'umwe adashobora kubyicaraho akabikora ariko bishobora gufata igihe ikindi tuba dushaka accuracy iri hejuru muri ibyo bintu niyo mpamvu tuvuga ngo buri muntu nyine akora ibye rero ibyo ngibyo ni igitumye wenda mbizanamo nuko abantu bashobora kutubona no kuri tele bakabona ndomwe hano bakagira ngo ninjye uba muri premium ngenyine ntabwo ariko bimeze dufite team nini cyane narayibonye dufite team nini n'ubu ngo abandi bari ahandi mu bindi rero buri bantu baba bafite ibyo barimo ngarutse rero kuri icyo warumbajije
bien sûr iyo turebye tubona nyine ibintu byose biragenda bizamuka sinzi wenda abantu b'abahanga mu by'ubukungu bazatubwira ntago ari byo dufitemo expertise niba ari ifaranga riri gutakaza agaciro niba ari ibintu koko biri guhenda simbizi ariko iyo urebye muri rusange ubona ko ibintu uko byaguraga yego ubu muri tubaje mu myaka 5 muri 2020 uyu munsi 2025 turimo turayisoza ibi byose nta na kimwe cyagumye aho kiri namwe murabibona byaba biterwa n'iki nicyo nashakaga ibyo rero ntabwo byagiye ahandi hose ngo birangire bitagize efe mu bwubatsi naho rwose bitabizamo biri automatique ni ukuvuga iki rero ibyo bivuze ko bien sûr inzu washoboraga kubaka kuri miliyoni 20 ya nibyo voilà yego ubishobora kuba iri nko muri miliyoni 40 abyumva 15 zose bityo ariko nanone ikindi ndibuze kugarukaho nacyo ntekereza ko ari ingenzi kukivugaho suko mu by'ukuri kubaka koko bisigaye byarahenze ku kigero bishobora guhinduka ibintu bikura umutima abantu ahubwo mbona rimwe na rimwe nanone binaterwa n'abantu wegereye ngo bagufashe kuko bishobora kuzamo impamvu zituma ibintu biguhenda rimwe na rimwe bitari ngombwa bitewe n'uburyo amayitide yakozwe ariko icyo navuga muri make nuko bien sûr hari icyahindutse ntabwo ukuntu washoboraga kubaka inzu mu myaka 3-5 ishize ariyo mafaranga byagutwara ugiye kubaka kuri ubu. Okay. Bakoze cyane harya Rusizi bari gukora neza ishami rya Rusizi rihagaze bwuma barakora cyane twafite team naho yego itari nini cyane mu by'ukuri ariko ihagije gusavinga yego abantu bahari yego cyane ko nubundi nabantu donc bakorana natwe bya hafi nubwo tuba turi i Kigali na n'igihe kenewe intervention tukajyayo ariko ni team ihagaze neza cyane itangiye gusavinga neza rwose tunabashimira ku murimo mukomeza kugenda mu murakoze cyane ko burese kwara abantu bajya bagira ubwoba akavuga ati company imeze kuriya ifite abahanga ishobora kuba ihenda cyangwa ikorana n'abantu bageze iyo bajya buriya se muri premium muri inkinzu ya Rukarakara mwayipatana okay muhera ni ye kategori y'abantu babaganda ikibazo okay muri rusange nakunze ibibazo uri kubaza kimwe cyo tubanza gukuraho ntabwo dukorana n'abantu bafite amafaranga y'umurengera gusa icyo niko kimeze yego dukora ama projet yose ni ukuvuga guhera ku nzu isanzwe y'umuntu yo kubamo kujya ku ma appartement ku ma commercial buildings meme n'imihanda turayikora narabibonye yego ariko icyo mvuga kuri icyo nuko umuntu wese mu bushobozi bwose yaba afite yifuza kubaka ikintu cya mbere tuba duhari ngo dukore mbere na mbere no kumuha guidance tukamugira inama bihereye ku mafaranga afite kuko ari n'igihe umuntu afite amafaranga mu by'ukuri ariko akumva nta kintu yayamaze aramutse agiye mu bwubatsi yego bitaruka ayo mafaranga atagira icyo amara ahubwo nuko ntabwo azantu hanyaho ho guhera gusa amafaranga yose yakubaka Tom none iyo mvuze ngo amafaranga yose iyo mvuze ngo amafaranga yose uko bisa kose abadukurikiye bakwiriye kuba batumva ko ndi kuvuga miliyoni imwe nkaba ndi kuvuga nka 15 byakunda ariko umuntu ufite 15 miliyoni kuzamuka yakubaka yabegera mukamugira inama ngo aya yavamo iki yahuye n'abantu bo muri premium yakubaka so bakunze bakeho pire mwirinde gutinyisha amafaranga yose yakubaka ariko nanjye nabazaga bisanzwe wanakubaka inyubako aho 15 miliyoni zirangiriye ugacumbika cyangwa ukajya gushaka ndi sinko ko inzu yose uyitaha ifite clôture cyangwa se nibyo wabyumvise neza kuko urumva wayakoresha ibijyanye wiwe en fait nicyo navuze kuri akuntu tuba twakweretse phase bijyanye n'umushinga wifuza gukora n'uburyo bizabiteye nyine aho biba byoroshye kuvuga ngo
ubwo iyi nzu yanjye izarangira itwaye miliyoni 35 n'urugero nkaba mfite miliyoni 15 dore biragaragara ukurikije uko babiteguye zageza hano sibyo 15 zageza aha njye gushaka 20 zikurikiyeho gutyo bityo nyuma yaho ushyireho wenda izo 15 miliyoni n'urugero ni ibintu byoroshye ushobora gusigara ushaka ebyiri ukazishyiraho imwe ukazishyiraho urakoze cyane 500 ukabishyiraho ako kantu ko kumara abantu ubwoba rwose kandi n'ubundi yego ubwo nkumvise neza byaba bivuze ngo nta nubwo inzu yose yuzurira umwaka ishobora no kumara imyaka 5 muri bya byiciro bavugaga wenda kubera gahunda nyine ihari yuko tuba tugomba kubaka dufite ibyangombwa byo kubaka tunabwira abantu nyine nabyo murabishaka iyo umuntu aberetse ikibanza dutegura umushinga tukamushakira ibyangombwa byo kubaka nimwe mujya ku karere byose ubundi twebwe dutanga full package kuna byari byo bivuna akorera impamvu nari nkazanyemo nicyo waruvuze ngo inzu ishobora kubaka imyaka 5 ingahe so kubera rero ibyo bintu iyo gahunda yuko abantu bagomba kubaka bafite icyangombwa cyo kubaka cyangwa kigira igihe kigira garanti kikaba expired so bitewe n'umushinga ntabwo igihe cyose batanga ibyangombwa bifite garanti y'igihe kingana biterwa n'ingano y'umushinga logique yabirimo ni iyi kuki batanga kuki baba bashaka ngo tugwaye mu mezi 3 wujuje inzu cyangwa 6 logique irimo ni iyi ibi bintu ntekereza ko logique umuntu wese ashobora kumva irimo kuko hari n'igihe wenda hari n'ababa batabyumva bavuga ngo birimo gukabya simbizi ariko logique ntekereza irimo urumva iyo urimo kubaka kenshi cyangwa se hafi buri gihe ugenda ugira ibitekerezo byo kugira ibyo modifiya kuri projet yego sibyo rero bimwe navuze ngo ubu bwubatsi ni science ifite uburyo ikwiriye kwitonderwa haba uburyo ugereka ikintu ku kindi mu kubaka biroroshye ko umuntu niba projet ayimaze nk'umwaka ayikora cyangwa se ayimazeho imyaka 2 ayikora ashobora kwisanga yatangiye guhindura ibitekerezo akongeraho ibintu bitandukanye cyane n'ibyo yasabye kubaka n'ibyo yaherewe uburenganzira rimwe na rimwe ukaba ushobora no kongeraho ibintu byagira icyo byangiza kuko ibyo bintu bitapimwe nyine utabivuze utabiherewe uburenganzira aho ndacyumvise kuko niyo ababishinzwe bajya gutanga uburenganzira bwo kubaka nabo banariza uburyo umushinga tuba twarawuteguye nyine bakareba niba nta bibazo birimo niba abantu bazaba bari muri iyo nyubako bazaba bari safe rero weho niba ugiye kubihindura nyuma ntubabwire ugomba kujya wagombye kubibamenyesha ukagaragaza n'impamvu ibyo bintu wabihinduye bakanongera bakabisuzuma nyine bakareba n'ibyo bintu nta kibazo bigiye kuzateza urakoze cyane Tom ndumva hari ubundi butumwa budasanzwe ushaka guha abakunzi ba KOP ni ukubashimira yego ngira ngo nicyo dushobora gukora tujo hanyuma tunabashishikariza kutugana cyane rwose aho dukorera njya mukunda kuvuga ni Remera iruhande rwa Nesa dufite amarembo aho rakinguye twiteguye gusavinga umuntu wese uko atugannye rero ni karibu tubahaye ikaze uzasanga timu yacu igutegereje ngo igusavinge urakoze asante sana bakunze ba rero ngaba Premium Construction Group duhora tubabwira mwabahamagara kuri 07444257 cyangwa se 0785598046 hari icyo nishemo kuhibereye ndumva ari ibyo so mwakoze cyane nahuta wazifashe mu mutwe ni byiza ariko niko sanzwe uyu muhungu ni ujya kunda cameraman Elize ni ujya kunda kuvuga ngo mufata umutwe cyane no ngewe nimero z'abantu banyegereye hafi niranga muntu ya madamu n'izabana banjye n'amanimero y'abantu nibura nka 50 hafi yanjye bihita byizana nako kanya ntago njya kuburuka biraza asante sana turabashimiye asante